bizanye itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi aboherezwa mu ikipe nkuru bane bazajya gutangira imyitozo na bagenzi babo. Itariki ya mbere z'ukwa karindwi 17 bagomba kujya mu ikipe batarengeje imyaka 20 bagomba gutangira imyitozo. Itariki ya mbere ni umunsi Abarayon muzaza mu nzove mukaza kwirebera ibirori byanyu. Reka twongere tubisubiremo. Yego. Ikipe ya Rayon Sport iratangira imyitozo kugira ngo banze wumve uburyo ibintu biri ku murongo. Tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi umwitozo uratangira. Tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi. Hari ikindi bibaza Rayon Sport. Ariko nkongera nkabyuka nsuhuza. Ndagije ndagusuhuje waramutse neza. Kubera iki? Ese bwana Sadati nawe waramutse neza? Uzindutse umuramutsa? Ese Furaha Jean Marie Vianney waramutse? Kelly Abraham bimeze bite nawe uramuramukije? Dr Norbert waramutse neza? Bernard bimeze bite? Nawe ndagusuhuje. Segaciro waramutse? Abitwa ba Claver nawe urabaramukije se? Evariste nawe ndakuramukije. Ese Olivis waramutse neza? Olivier Mushimiyimana ndagusuhuje cyane. Michael Inshuti nawe waramutse? Sibomane Jeanne nkakuramutsa cyane. Ngukora mu kiganza nkubwira nti waramutse neza. Ese bwana Gerard w'Igikondo waramutse? Ubwo Bernard wavugaga n'ingabo nziza. Mfite amatsiko yo kumva igitumye uzinduka kubaramutsa abo batara. Ndoba ndagusuhuza cyane nkubwira nti waramutse neza nshuti y'Imana. Imana igumugisha kubw'uyu munsi rwose. Hagena Imana yari waramutse. Marite waramutse, Muze Karaveri waramutse, ese Baptiste waramutse. François Xavier waramutse. Ese Muhire Jean Paul umeze neza? Anagusuza nawe bwana Padiri Sirasi. Iyo ndamukanye ihagaze miliyoni 32,300 zo kumanura Rutahizamu. Ugomba kuzatsinda. Ngo tudashyizemo izindi pledges bagiye bakora zifasha umuryango. Zihura na miliyoni 14,500. None se kuki baramukije? Mbaramukije nongera kwibutsa abantu ko iyi weekend yari nziza ku Bareyo. Hari ibintu nagiye numva ku ruhande mbyumva ku ruhande ariko reka nsuhuza aba bantu. Miliyoni 46,800 zigomba kutugurira umukinnyi umwe wenyine. Ayo mafaranga agomba kuzana Rutahizamu udashidikanywaho. Reka nongere mbisubiremo. Miliyoni 46,800 zigomba kugura umukinnyi umwe wenyine. Ndibaza umuntu azaba ameze ate? Ngabazaba ameze ate? Uwo muntu njewe Wasirina amaze kumwemerera ko atazigera yikora mu mufuka yishirisha ibintu ngo by'amatentire ngo ibintu ngo byo guhindura imisatsi. Uwo mwataka kumubona bizajya bigusaba igiciro gihagije. Ukeneye miliyoni zingana gutyo kandi ngo dushobora no kwiyongera. Hari ngiye nkurikije akajisho natereye nagiye ndeba mbona hari n'abashobora kuzongera byo nkuko bivuga. It's positive event yabaye ku munsi wa gatanu. Twayigarutse ku wa gatandatu nago tugiye kuyigarukaho. Icyo natwe tubabwira rero, acanye kamera zacu yego kuri aeroport bitari bya bindi byo kuza ukaza ngo waziye ubuntu ngo ikipe ifite ubushobozi buke ariko bidakura inshingano zo guha abaturage bayo ibyishimo. Ariko subu uyu mwataka ntabwo mwatangira kumwita izina. Ako bari umwara abakera tuzitabaza Gatare. Oya reka abantu ngere muri comment bari umwara abakera. Ubu ngubu nta nubwo mwumva ko mbivuze kugira ngo mutangire muzana amazina tuzatoranya miryanyaryo. Kukanza abantu. Ni izina. Uyu mukinyi nkeneye kwaza tumubwira ngo nanjye kuvuga ururimi avuga. Hano hari amazina aya naya. Iryo ushaka wowe nirihe? Ndashaka ko amazina azaza yafite n'umwana uzaba ari mukuru zitira ikintu ubwo giye ikintu nsaba cyangwa mesha ngikureho ndi mwita. Ikintu ngiye ubwo nisabira nuko bando babitegura bakazana imashini yo kwandika amazina y'abantu ku myenda. Ijezi ye bazabanza bamupime mbere yo kuyikora kuko ndabiza ari gihe bazayizana ntimukwire. muri Rayon Sport. Iriya kabiri urabona yajyamo jezi isanzwe. Mwana mama wibazi. Warugiye kugotwa ukavuga uri muri interview. Uyu Rutahizamu turimo tubabwira mes chers amis, chers auditeurs et auditrices. Ladies and gentlemen,
he is going to blast Kigali araza ibintu biri buze kuba Nyarugenge nababwiye ngo naguze inshyimbo yo kuzicumbisha mu mwaka utaha uri imbere ari umuntu hano uzana ubugambo nyigutambika ibi ari umuntu hano icyambere kiza kiba cyabonetse ku munota wa 10 Uwizeye Jean Bosco ni nabazina wanje ko uyu mugabo ngo ni wasiri arakabiriza ayo mafaranga oje yaguzwa ngo none se abantu munsi yayo oje yaguzwe oya nta kibazo oya ngo yaguzwa ngahe niba ari byavuze ngo yaguzwa ngahe nje nta makuru mbifiteho oya ko yari yose none se ngo nzajya ku isoko nkanuza hari n'abarimo bavuga ati mukuru ko mushoboye musinyishe muhire Keve ibyo byose ubuyobozi bwanyu bibabereye muri kesti yo gutangira gutangaza ni vuba kandi hanyuma rero tukiri mu nzove wasiri byabaye ngombwa ko wicarana n'umutoza witwa Julien Met mukagira uburyo muganira bitewe nuko byari ngombwa ikiganiro cy'iminota 12 yose hagiye kubwira Abarayon ibyabiraga mu nzove hagiye kubwira Abarayon icyo yabonye muri aba bana bose mbere yuko tuzabatangariza abo yahisemo n'amazina yabo n'imyanya basanzwe bakina hanyuma reka dufate umwanya tubanze tuganire nawe turagaruka dutera comment inyuma hari n'abantu bibaza ngo wagwani niki kijya mbere kubijyanye n'amasezerano ari burangire vuba arabisubizaho iki mukomeze muduhe izina ry'uwo Rutahizamu ndabona utubwiye ati mumwite inkuba undi akavuga ati mumwite imfizi ati iri zina ry'ikiganiro ngo igikanu cy'imfizi muri huwo mwataka oya niwe gikanu cy'imfizi abasare bose mumuhe izina nyine Rutahizamu ndimo ndamureba ubu tuvugana mfite ifoto ye icyo igihe cyo kuyibaha nicyo kitaragera abadefenseri badigadiga ndabaririye oya mumbabarire mukomeze mu creating ibindi bitekerezo muduhe irindi zina igikanu cy'imfinzi ndabona ndayisaba Gentil Claude yagiye ritanga ariko se irindi twamuha ni irihe ndabona inkuba ryatanzwe na Theogene Bigenimana reka mujye muduhe iryo zina Rayon Sport uyu yaravuze ati mumwite Kiboko watwibutse wa undi Kiboko